hanyuma ni byinshi byagiye bivugwa kuri TK Tijara Kabendera bamumenye kuri Dada Kabendera harimo nkuko nari nabigusezeranyije ko tuza kuba tumuganiriza mu kanya gatoya reka turebe nibidukundira ubundi tumukururire line hanyuma tugende dusunika stories zigiye zitandukanye guturuke i Kigali reka mbanze numve ko ariko twumva neza nitwa TK Dada TK waba uri kutwumva neza TK Ego ndabumva neza. Asante sana TK. Tuguhaye ikaze mu kiganiro The Big Friday Live kuri Radio Icyizere mu karere ka Huye. Ego murakoze cyane. Amakuru yawe TK. Amakuru yanjye ni meza ndashimye Imana. Okay, gahunda i Kigali ubu ngubu niguma mu rugo kubera COVID n'iki ku ruhande rwawe bihagaze bite hanyuma se no kuri famille muri rusange? Yani famille ntago guma mu rugo iri ku bantu bamwe ngo abandi ntabwo bareba. Yego. Twese tureba nk'abanyarwanda aho iri tugomba kubibahiriza. Famille yanjye rero twese turi mu rugo nk'uko bivuze. Okay, neza cyane. Hanyuma inavuga ko uri umwe mu banyamakuru bagiye bakora byinshi cyane bigiye bitandukanye cyane reka ngaruke kuri industry nyarwanda umwe mu banyamakuru wagiye ufasha benshi cyane mu biganiro bya bigiye bitandukanye of course hanyuma navuga ko wenda umusanzu watanze cyane muri iyi industry y'umuziki nyarwanda muri rusange nibura yabaye success nkuko wabyifuzaga cyangwa se haracyari byinshi wenda ugiteganyiriza kuba wabakorera muri rusange aho ngaho hari ibintu bibiri kuba yabaye success ko ntawe biragaragarira buri wese kuko umuziki nyarwanda ugeze dutangira kurwana nabyo ntabwo byari bigeze ku rwego rugezeho ko umuhanzi w'umunyarwanda yaba ari ku rwego rushimishije haba ari ku muziki haba ari ku mufuka we haba ari ku byo ari byose yaba akora ikindi cya kabiri ni quality indirimbo twumvaga kiriya gihe iz'ubu ngubu zifite quality nziza mu by'ukuri umuziki w'u Rwanda ufite aho wavuye ufite n'aho wageze niyo mpamvu harimo n'abazirikana kuvuga bati reka duhembe cyangwa se dushimire babandi bagize uruhare mu guteza umuziki nyarwanda imbere ikindi icyo ndetse twakomeza gusaba n'abari inyuma mu kazi bamwe bwe tugenda dusigira intebe nuko mwarushaho kuba wenda wafata izindi mbibi kuko u Rwanda abahanzi bacu bahagaze neza mu gihugu cyacu aho ugasanga barenze imbibi nta kirakorwa gihambaye nk'uko tubyifuza bivuga ngo rero n'izindi mbaraga zirakenewe gusa hari icyo cyari cyakozwe cyahera neza cyane kabisa hano hanze hari abantu bagi kugenda bibaza impamvu wasubiye kuri micro nk'uko byari bisanzwe ariko uza kuri ubu ngubu ukaba uri kuri Vision FM muri rusange so bibazaga impamvu utakomereje hariya n'ubundi kuri RB nk'uko byari bisanzwe ukaba uri kuri Vision FM bamwe bakavuga bati wenda wasanga ariho hari akantu wenda gatubutse kubera raporo naho waruri so icyo kinagira ngo tugikonfirime muri rusange nta hantu bihuriye n'akantu kuko kuba ndi hariya hari ku bushake bwanjye mfite impamvu zanjye z'impari ariko nta hantu bihuriye n'akantu okay neza cyane anyway hanyuma nahita nibaza niki cyatumye ahanini TK akunda cyane uyu mwuga w'itangazamakuru ni impano yari indi moto ni impano nakuranye nakuze nsanga iwacu okay hanyuma wumva nawe uzayiraga umwe mu bana bawe nanjye ntababindavye nabikurikiye ko numvaga mbikunze uzabikunda akabijyamo okay neza cyane na unachukuliaje sasa hivi muziki wa soko la Bongo Flava ukilinganisha na muziki wetu wa hapa nyumbani yani wa hapa Rwanda unaona kidogo tuko tunapiga hatua au bado kupiga hatua kuifikia Bongo Flava namaanisha hiyo kitu na alafu TK kwa kumalizia hii interview ili tukuachilie kidogo uendelee na kazi zako hapa nilikuwa na track tatu hapa alafu ningependa uchague moja na hiyo moja ndo yani iwe chaguo la wasikilizaji sasa hivi ambao wanatutega sikio kwenye playlist hapa ninaye D Platnumz na Kofi ngoma inaitwa ninaye pia Zuchu Sukari na ninaye Bruce Melody na ngoma yake kiitwa Ichinyafu featuring Kenny So ni ipi chaguo lako Ichinyafu okay tunakushukuru sana kwa time yako TK sawa asante ukomeze kandi ugire ibihe byiza mwakoze cyane asante sana